umukobwa ashobora gukunda umuhungu cyangwa se gukunda umusore nyine ugasanga umutima we wananiwe kubibamo, handi nyine umukobwa aba afite ikigeragezo cyangwa se urugamba rwo kuvuga ngo ese nzabimubwire cyangwa se nzabyihorere. Uyu munsi rero abakobwa nabategura ikiganiro cyiza cyane aho tugiye kurebera hamwe ibibazo bigera kuri 7 ushobora kubaza umusore wowe ukunda nyine nawe ukareba niba ashobora kuba yagukunda. Mu minsi ishize rero hari umukobwa wanyandikiye arambwira ati Ivan, mfite ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi umutima wanjye uraremerewe. Tibona nta kintu kibabaza mu buzima nko gukunda umuntu ariko we nabibone. Mfite umusore ngiye ndamukunda cyane, dukunda kuganira kenshi, nyine akunda kumamagara tukungurana ibitekerezo, ariko ngiye ndamukunda kandi we nyine mba mbona nyine atanyitayeho. Ariko ikintu kibabaje cyane nuko nyine akunda kumbwira stories z'abakobwa akunda, nyine wenda ugasanga nawe yaratinye kubibabwira. Ariko ngiyewe nyine nabuze ukuntu nabimubwira cyangwa se nabuze uburyo nabimwereka kugira ngo basi wenda nawe ndebe ko yanyiyumvamo. Uyu munsi rero abakobwa ngiye kubabwira impamvu ikomeye cyane atari byiza kubwira umusore yuko umukunda. Ndaza kukubwira ibibazo 7 wabaza umusore ukamenya niba ashobora kugukunda mu gihe wenyine watangiye kumwiyumvamo ariko utarabimubwira cyangwa se nawe atarabikubwira. Ingaruka ya mbere ikomeye cyane ishobora kuba ku mukobwa nyine wateye intambwe akabwira umusore yuko amukunda. Igihe cyose umukobwa yakoze amakosa akabwira umusore ko amukunda, aba ashobora kuzahura n'urugamba cyangwa se n'ikigeragezo cyo kugirwa igikoresho. Anga ntabwo uri hurabyumva neza, ariko iyo umusore amaze kumubwira ko umukunda uri umukobwa, byanga bikunde tutangira gutekereza ko nta kintu utakora kubwe kubera yuko abazi neza yuko nyine umukunda by'ukuri. Iyindi ngaruka ya kabiri ishobora kuba ku mukobwa igihe yabwiye umusore yuko amukunda ndetse kandi amwiyumvamo, ashobora guhura n'ikigeragezo cyo gusanga nyine ari kwita ku musore cyane ugereranyije n'umusore. Ubundi nyine mu muco nyarwanda cyangwa se wenda mu muco w'abasore, umusore niwe ugomba kwita ku mukobwa cyane ugereranyije n'umukobwa. Rero iyo umukobwa nyine yabwiye umusore ko amukunda, nyine niwe uba uporopoje muri makeya, nyine niwe uba ufite rwa rugamba rwo kugira ngo atange keya zirenze ku muhungu. So rero urumva nyine uzahura n'ikibazo cy'uko uzasanga uri kwita ku muntu utakwitaye. Rero nyine wenda inama nakugira niba uzi neza ko uri umukobwa akakanya ukaba ufite urwo rugamba, ntabwo ari byiza ko nyine wenda wahita utera intambwe ako kanya nyine ngo ubwire umusore yuko umukunda. Rwose bishobora kukuzanira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo gusuzugurwa no gutakaza agaciro kawe nk'umwana w'umukobwa. Icyiza nyine ushobora gukoresha ibimenyetso cyangwa se wenda ukagenda umubaza ibibazo gahoro gahoro, akagenda gukunda bikarangira abikubwiye, ariko ntabwo ari byiza ko yuko nyine wowe uhita ubimubwira. Ariko byanze burundu nyine wenda ukumva umutima uri gukomeza kugatira kumubwira kandi ukabona we nta gahunda afite, wabimubwira ikiba nyine wowe ukaba witeguye yuko uzacyakira, ariko wabanje kugira ibiki, wabanje kubitekereza. Mbere yuko rero nkubwira ibibazo bigera kuri 7 umukobwa ashobora kubaza umusore mu gihe wenda umukobwa amukunda cyane ariko ukaba yarategereje yuko umusore abimubwira agaheba, nyine ugasanga umutima we uraremerewe cyangwa se ugasanga wananiwe kubibamo. Reka mbanze nshimire cyane umukobwa bita Adelphina n'umusore bita Bizumuremyi Fabrice. Bizumuremyi Fabrice by'umwihariko niwe muntu nshimira cyane kuri no YouTube channel yacu cyangwa se kuno muryango wa YouTube channel, kubera yuko niwe muntu ukunda ibiganiro byanjye kurenza abandi bose. Niba wumva nkubeshya uze gucekinga video zose na uploadinze, comment yiwe niyo iza bwa mbere. So rero nyine aho ari hose yumve yuko mushimiye cyane mbikuye ku mutima, rwose ni umuntu w'agaciro cyane. Nawe niba afite YouTube channel azambwire nzamuha ubufasha bwo kuwenda bwo kuzamura YouTube channel yiwe mu buryo bwo kubona abasubscribe ndetse na views. Rwose nzamufasha cyane kumwamamariza channel yiwe nibo ayifite. Ikibazo cya mbere umukobwa ashobora kubaza umusore nyine akamenya niba nawe amukunda. Niba uzi neza ko uri umukobwa, kino kibazo uzakibaze umusore ukunda ariko nyine ukaba umutinya. Ubundi wumva umukobwa mwiza kuri wowe yaba ameze ate? Mwibutse ko kino kibazo uzakibaza igihe ufite umusore ukunda ariko mudakundana, uramukunda ariko we ntabwo arabikubwira. Uzamubaza uti se ubundi wumva umukobwa mwiza kuri wowe yaba ameze ate? Impamvu kino kibazo uzakimubaza, ibi bizatuma umenya niba ibisobanuro atanga bijyana gusa n'ukuri kwawe. Niba avuga ibintu bikuranga, ni ikimenyetso cy'uko nyine ari wowe yibonamo. Reka tujye ku kibazo cya kabiri rero umukobwa ashobora kubaza umusore akunda ariko akaba atinya kubimubwira kubera yuko wenda ashobora kuba yumva yuko ashobora gutakaza agaciro mu gihe yabivuze. Ese mbaye ngize ikibazo urumva ari iki wakora kugira ngo umfashe? Iki kibazo kizagaragaza niba afite umutima wo kukwitaho no kuguha agaciro mu bihe bikomeye. Ntabwo abantu bose bashobora kwemera kugufasha cyangwa se kugusapotinga keretse abagukunda cyangwa se wenda abakwiyumvamo. So rero
rero buriya igihe cyose umuntu muri inshuti bisanzwe iyo agukunda byanga byakunda aba yumva nyine ashaka kukuba hafi mu bihe bikomeye. Reka dukomeze ku kibazo cya gatatu, umukobwa yabaza umusore nyine akamenya niba nawe ashobora kuba amukunda. Ese wigeze kugira umuntu wiyumvamo ariko ukabura uko ubimubwira? Iki kibazo nukimubaza ashobora kwivamo agahita avuga ibijyanye nawe. Ni ikibazo kimufungura umutima nagire ubwoba bwo kukwereka ko hari amarangamutima afite abitse muri we. Soro niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa ukaba ufite umusore ukunda cyane, mukaba mukunda kuganira kenshi, ni byiza nyine yuko bino bibazo byose wabyandika nk'ahantu ku gapepa cyangwa se ku gapapuro, noneho ukaza kubimubaza ariko nyine witonze cyane mu ijwi rituje nyine udahubagurika. Reka tujye ku kibazo cya kane rero ushobora kumubaza nyine kikakwereka ibyaba byihishe muri we. Ubona nk'umuntu ufata nk'inshuti y'ukuri cyangwa se uwo waganiriza ibintu byawe byose yaba ari nde? Iyo akuvuzeho cyangwa akakugaragaza muri icyo cyiciro uba uri hafi ye cyane kurenza abandi bose. Rero kino kibazo nukimubaza ukumva kuvuzo cyangwa se ukumva niwe muntu ashobora kubitsa amabanga yiwe, cyangwa se nawe ukaba uzi neza ko ajya kubitsa amabanga ye amwe n'amwe, uzamenye neza yuko ashobora kuba agukunda ahubwo nyine mwembi ugasanga mutinyana. Reka dukomerezeho ku kintu cya gatanu, ushobora kubaza nyine umusore ukamenya niba nawe ashobora kuba kwiyumvamo. Niki cyatuma wumva ushatse kujya kure y'umuntu cyangwa se kujya kure n'umuntu? Ndabizi neza nyine kino kibazo ntabwo uri uracyumva neza, ariko ndaje nyigusobanure kino kibazo gishatse kuvuga iki cyangwa se ni iyihe mpamvu uzakimubaza. Iki kibazo cyerekana niba atari umuntu ushaka gukina n'umutima wawe, ibivamo nyine bishobora kukwereka niba afite gahunda z'igihe kirekire. Kino kibazo iyo ukibajije umusore ukunda ariko akaba atari yabikubwira, igisubizo azaguhereza kizakwereka niba muzamarana igihe kirekire cyangwa se nyine wenda ari wa muntu ujagaraye. So rero nyine ahangaha ashobora kukubwira ati wenda ngiye umukobwa dupfuye iki ngiki ushobora guhita mwanga, cyangwa se wenda umukobwa nkore kino nahita mwanga. Uzahita wumva nyine ibyo ugomba kwirinda no mu gihe nyine mwakundanye, cyangwa se wenda ibintu ashobora kuzakora bikakubangamira. So reka dukomerezeho ku kintu cya gatandatu nacyo uzacyiteho cyane. Niki ukunda ku bakobwa uretse gusa ubwiza bwo ku mubiri? Ese nyine havuyemo ubwiza bwo ku mubiri, ni ikihe kindi kintu ushobora gukundira umukobwa? Hano rero uramenya niba urukundo rwe rwaba rushingiye ku marangamutima nyayo cyangwa se irari ry'umubiri. So rero wenda nyine ashobora kukubwira ati ikindi kintu nkunda wenda kitari ubwiza, ashobora kumukundira umutima we, cyangwa se wenda ashobora gukunda umukobwa kubera ibintu avuga by'ubwenge, cyangwa se wenda ubupfura nyine, cyangwa se wenda akakubwira yuko akunda umukobwa uri serious mu rukundo, cyangwa se wenda utajya ukunda kujarajara. So rero uzagerageze ibingibi bizagufasha cyane kumenya nyine niba umusore ashobora kugukunda cyangwa se ashobora kukwiyumvamo. Bino bibazo byose uzabimubaze ushize ubwoba, nta kibazo wumva ufite, nyine use nkaho uri gutera story cyangwa se muri kwiterera urwenya. Rwose bizatuma nyine we ashobora kwifungura nyine ahangaha agatangira kugenda yivamo gahoro gahoro, ukaba watangira kugenda umenya niba nawe ashobora kuba agukunda cyangwa se wenda ashobora kuba agutinya. Reka dukomerezeho ku kintu cya karindwi nacyo ni ingenzi cyane. Niba nyine ufite umusore ukunda ariko ukaba umutinya, uzamubaza uti se ubundi waba warigeze wibaza uko byaba bimeze tubaye turi inshuti kurushaho? Kino kibazo cya karindwi rero niho ruzingiye. Niba uri umukobwa ukaba ufite umusore ukunda cyane ariko ukaba umutinya, kugira ngo umenye niba nawe ashobora kuba agukunda. Buriya hari ukuntu uba ukunda umuntu nawe akagukunda ariko mwese mukaba mutinyana nyamara mutabizi. Rero iki kibazo uzakimubaza kizakubera izingiro ryo kumenya byose biri mu mutima. Impamvu rero ari byiza kumubaza kino kibazo, kino kibazo ni ikibazo gicisha make ariko gituma amenya ko ushobora kuba uri kumugerageza. Iyo akwitwayeho bihagije hari icyo asubiza gishobora kuba gifite emotions. Niba uzi neza ko uri umukobwa, hariho igihe nyine uzamubaza kino kibazo birangire yivuyemo ahita abwira ati babe ni ukuri ndagukunda, ahubwo nyine wenda nyine usanga ahise atangira kwivamo, nandi nyine nawe uzahita usanga utangiye kumubwira ngo urankunda, nyine ugasanga nawe utangiye kwijijisha kandi ubizi neza yuko nyine asa nk'uworosoye uwabyukaga. So rero ahangaha noneho ushobora guhita utangiraho noneho nawe ubutaha ukazamubwira yuko umukunda kubera yuko yabikubwiye bwa mbere. Cyitonderwa rero gikomeye cyane, ushobora kubimubaza buhoro mu kiganiro cyoroheje cyangwa wenda nko mu rwenya, mushobora kuba muri kuganira bisanzwe wenda mukunda kuganira cyangwa se mukunda gutera story, we ukabimubaza nyine usa nkaho nyine wumva ari ibintu byoroheje, ari ibintu biri simple, nyine ari ibintu biri aho ngaho. Ariko witonde uko asubiza bishobora kukubera igisubizo cyangwa se bikakwereka ukuri kuri mu mutima we, cyangwa se bikaba byakwereka ukuri kwishe muri we. Rero hano igihe uri kumubaza bino bibazo uzitonde cyane, wirinde kunyine guhita ugira feeling z'uko umukunda cyangwa se umwiyumvamo ngo ube watangira kwivamo. Oya, wowe
wowe hano wibuke yuko ikintu ugamije ni ukugira ngo umenye ese uyu muntu yaba nkunda cyangwa wenda ngenda mukunda ariko wenda naba ngiye kumufosinga. Ahangaha nyine ushobora gukunda umuntu we ukazanabimubwira, wenda bibaye ngombwa yuko unabimubwira, ariko waramenye niba nawe ashobora kuba proud yawe cyangwa se waramenye niba nawe ashobora kukwiyumvamo. Rero rwose bino bibazo byose ni ibibazo byiza cyane ushobora kubaza umusore, ariko wa musore utinya cyane. Abakobwa rero reka mbabaze akabazo gato cyane muri buze kunsubiza muci hasi muri comment. Ufite besto, ufite n'umuntu mukundana, nyine abo ni abantu babiri, wowe uri umukobwa umwe, ufite besto w'umusore, nyine ni umusore w'inshuti yawe uganiriza ibintu byawe byose, nyine agahenda kawe ibintu byose nyine arakuzi muri makeya. Noneho ufite n'umuntu mukundana, ariko umuntu mukundana ubona utamwizeye, noneho nyuma besto wawe araza arakubwira ati ngiye buriya nubwo buriya nyine nijijishaga, buriya naragukundaga, buriya si ukukubeshya naragukundaga bya nyabyo, ahubwo unyemereye twakomezanya urukundo. Kandi wibuke neza yuko besto wawe yarazi neza yuko ufite umusore mukundana kuko wari warabimubwiye. Ese wakomezanya na besto wawe cyangwa wakihangana ugakomezanya n'uwo ukunda nubwo wenda wowe ubona atagukunda? Ariko nyine hano icyitonderwa, besto wawe wibuke neza yuko ni umuntu ukubaha ndetse kandi akuba hafi muri buri kimwe, kandi nta n'ikintu mupfa, nyine ubona ari umwana mwiza, mukundanye nta kintu byatwara. Ese wakomezanya n'uwo nguwo utizeye cyangwa wakemerwa komezanya noneho n'uwo nguwo wowe ubona wizeye mumaranye n'igihe kinini umuzi neza? Ngiye ku ruhande rwanjye nakomezanya na besto. Rero nyine ngiyewe ku ruhande rwanjye impamvu ikomeye cyane yatuma nemera gukomezanya na besto wanjye reka nyikubwire. Buriya gukundana n'umuntu ugukunda ni byiza cyane, gukundana n'umuntu wowe ukunda, aka kantu uzakamenye ndetse kandi uzakagendereho. Gukundana n'umuntu ugukunda cyane, gukundana n'umuntu wowe ukunda, kubera ko amahirwe menshi umuntu ukunda aba azakubabaza, ariko umuntu ugukunda ntabwo aba azakubabaza, ahubwo uba uzamubabaza. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza. Ikindi kandi nyine burangiye besto wanjye mbaye mufite nyine ku ruhande rwanjye on my side hanashya. Besto ni umuntu ukomeye kubera ko buriya niwe muntu wa mbere uba ari inshuti yawe magara. So rero nta kintu na kimwe ngiye ku ruhande rwanjye nakima inshuti yanjye magara.